Ndabizi neza abantu mwese mwaribye Squid Game season ya kabiri irangiye mufite amatsiko menshi cyane. Nyuma y'uko imipango ya Ji-hoon imaze gupfuba, yari yateguye kwica abateguye umukino ariko bikarangira ari utsinzwe. Ndabizi mwese mufite amatsiko yo kureba izakurikira muri season ya gatatu. Uyu munsi kuri Behind Enoleseni channel ngiye kubabwira ibintu bimwe na bimwe bizagaragara muri season ya gatatu. Mbere na mbere Hwang In-ho muramuzi, niwe wakinaga nka numero 1 muri season ya kabiri turangije. Murabizi neza ko ari Maneko waje kuneka bari gukina umukino kandi ari uhagarariye abakinisha umukino. Muri make niwe frontman. Mwese murabizi ko muri season ya mbere batubwiye ko yabanje gutsinda uriya mukino maze bikarangira nawe agiye mu ya kipe y'abantu bakinisha umukino. Muri season ya gatatu bazatubwira impamvu uyu musore byarangiye agiye mu bakinisha umukino kandi nawe yaje kuwukina. Ibi tuzabimenya. Nawe yagiye afite umutima woroshye agiye kwishakira amafaranga, ariko se byagenze gute? Nimba yaratsinze umukino byagenze bite kugira ngo birangire atakaje umutima ku buryo nawe ahagararira wica abantu? Ibintu byo tuzamenya muri season ya gatatu. Murabizi neza ko Ji-hoon yateguye umugambi wo kwica abateguye umukino bose, ariko bikarangira ari utsinzwe, ndetse abantu benshi bakatakariza ubuzima bitewe n'igitekerezo cye. Muri season ya gatatu ikizamuranga ni agahinda, inzozi mbi, abona amasura y'abantu bose bapfuye bitewe n'igitekerezo cye. Ndetse azagerageza no kwifatanya n'abakinisha umukino kugira ngo abangize aturutse imbere. Noneho nitugera ku mikino izagaragara muri season ya gatatu, irakomeye kandi iteye ubwoba. Witega amatwi unakurikire. Yang Hee muramuzi, ni cya gipupe cyarimbaga abantu bakagenda, cyari kiraho kurimba bagahagarara. Muri wa mukino witwa Red Light Green Light. Agashya kagiye kuza muri season ya gatatu, bagiye kuzana ikindi gipupe cyitwa Churusu cy'igihungu. Bivuga ko ari sheri w'iki gipupe cyitwa Yang Hee. Uko ari byombi bizakorana ku buryo n'umuntu uzanyeganyeza umunwa azahita avana mu mukino by'igitaraganya. Ntabyo kuvuga ngo yishima mugenzi we. Ubundi abakinnyi rukankiraga ahantu hagororotse hameze nk'aho hari tapi. Icyo barwana nacyo ari uguhagarara cyangwa kugenda bitewe n'itegeko bahawe. Ariko ibizabaho muri season ya gatatu biteye ubwoba. Bazirukanyira ku musozi wuzuye ibyatsi ndetse ushinze bya danje, ku buryo utarebye neza wanyerera ugasubira iyo uvuye ugahita uvanwa mu mukino. Iyi season ya gatatu ntizagucike. Muri season ya gatatu hazazamo indi mikino 2 mishyashya mutigeze mubona muri season ya mbere cyangwa ya kabiri. Iyo mikino izaba ari iyihe rero? Umukino wa mbere wawita Monkey Balls. Wakibaza ngo umukino uzawuteye gute? Muri uyu mukino hazaba hari icyobo kirekire kirimo ubusa, ku buryo umuntu wese ukiguyemo ahita apfa. Iburyo n'ibumoso hari uduti. Abakinnyi bose bazasabwa kuzamukira ku utu duti. Bava ibumoso bakajya iburyo, bakongera bakava iburyo bakajya ibumoso, gutyo mpaka bageze hejuru, maze ubashije kuhagera akabatsinza umukino. Gusa ntabwo bizaba byoroshye, dore uko bizaba bimeze. Nk'utwo duti yego hazaba harimo dukomeye ku buryo umuntu yakazamukiraho adahubutse. Gusa none hazaba hari uduti umuntu azajya akoraho agahita ahubuka ku kanya bitewe n'uko tworoshye. Kandi ikindi hazaba hari utundi umuntu azakoraho tukitigisa mu gihe runaka ku buryo bimwongera amahirwe yo guhubuka ajya mu cyobo. Ibi bizatuma abakinnyi bamwe na bamwe basunika bagenzi babo kugira ngo biyoroshye bityo ntibahubuke. Umukino wa kabiri mushyashya bazazana wahita Human Checkers. Abakinnyi bazinjira mu cyumba, hasi hariho udukare twinshi, harimo utwaka umutuku utundi twaka umweru. Buri mukinnyi azasabwa gukandagira ku gakare ke, maze birimo mu matsinda 2, buri tsinda rifite umuyobozi. Bazaba amabwiriza y'ukuntu bagomba kugenda ku tudukare ku buryo uzakora ikosa rimwe bizatuma apfa ndetse n'abagenzi be bagapfa. Murabizi neza ko muri season ya kabiri tutigeze tubona baba VIP bishyura amafaranga kugira ngo bakurikirane imikino. Muri season ya gatatu ho tuzababona ndetse tubona n'ukuntu bari kwishimira ukuntu abantu bari gupfa. Rimwe na rimwe batuma imikino ikomera kurushaho kugira ngo barusheho kuryoherwa. Bitwereka ukuntu badaha agaciro ubuzima bw'ikiremwa muntu. Filime izajya kurangira Ji-hoon afite amahitamo 2: gukiza ubuzima bwe cyangwa kwishyira mu kangaratete agahagarika uyu mukino. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind Enoleseni channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.